Haleluya bene data. Iyi ni Buriro TV nk'isanzwe ndabashuje mu izina rya Yesu. Tuboneka mu byahishije igice cya 22 tubisome uhere ku wa kabiri ukangegera ndaza vuba azirwa witondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo. Reka tubanze dukurikire ubutumwa bwa umuntu wese abantu baranze umwe cyangwa batanu. Uwiteka iyo telefone n'ubundi yaba ari impfabusa, ibyo wafasha byaba nta nyungu bifite. Uwiteka azayigenza uko ashaka. Hanyuma Imana yarambwiye ngo mbwire abanyarwanda bose nifashishije ijambo riri muri Yoweri igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa nyuma. Hanyuma Imana irangira ngo mbwire abanyarwanda ngo nimbahanurire mbabwire ngo iki gihugu cyose cyamaze kuzura ibyaha kandi mwataye amasezerano y'Uwiteka. Imana irangira ngo mbwire abanyarwanda yahaye igihugu ngo mbabwire aya magambo ngo Imana ibaha igihugu mwarakiranukaga mwarayubahaga kandi mwacaga bugufi rwose mwagenda gukirishaka ngo ariko imaze kubahereza igihugu mwibagirwa ko ariyo yakibahaye. Data arambwira ngo masomere amagambo ari muri Yoweri umurongo wa mbere igice n'icya mbere. Umurongo wa mbere igice cya mbere handitse aya magambo ngo uku niko haranditse ngo Yoweri umuhungu w'umugabo Petuweli ijambo ry'Imana rihita rimugeraho. Naje mu cyuho cy'abahanuzi, Imana ntizatuma ba Yoweri na ba Danieli bapfuye, ahubwo izatuma abanyarwanda basima bahagaraze mu cyuho cy'abahanuzi babanje bagatambuka. Ndabibutsa ko abahanuzi bataha batigeze bajyana umwuka wera ngo bawuhambanwe kuzimu, bawusize gasozi. Iyo hagize ababasha gukiranuka Uwiteka akorera muri bo, yarangiza akabatuma abatumishije uwo mwuka wera. Hanyuma haranditse ngo nuko Yoweri umuhungu w'umugabo Petuweli ijambo ry'Imana rihita rimugeraho riti yemwe bwira abatuye mu gihugu, ubwire n'abatsaza bahatuye, ubabwire aya magambo. Ndabwira abanyarwanda bakuze Imana yahaye iki gihugu, nkabwira abangana nanjye guhera ku myaka 40 mfite imyaka 45 Imana irambwira ngo mbabwire ngo mbahereza aya magambo. Haranditse ngo yemwe mwabasaza batuye mu gihugu, namwe basaza bari mu gihugu, ngo mbese hari igihe nk'iki mwigeze mubona Imana icigi kuba mu gihugu? Hari igihe mwigeze mwabona kuva mwavuka isi yose igwirirwa n'ibyorezo? Ngo mbese hari igihe nk'iki mwigeze mubona mu gihugu cyanyu? Hariho akabazo hejuru. Hanyuma hasi haranditse ngo nuko mwababyeyi mwe rero mugende mubibwira abana banyu, abana banyu babibwira ababo, ababo babibwira abuzukuru, abuzukuru babibwira abuzukuruza, ngo nuko bazakura bubaha Uwiteka. Ariko Imana yantumye muri mwe ngo ikintu kiyibabaje cyane ngo nuko ikiremwa muntu gituye mu gihugu, ngo yamwe babyeyi ngo ko mwangishije abana banyu abaturanyi banyu, ngo mwarangiza ngo mugatuma imitima abana banyu basinuka abaturanyi banyu. Ngo mbese mwabasaza namwe mwabakecuru guturuka ku myaka 40 kugeza kuri 90 ngo ke bamwe muri mwe bejeje ikabibakuye muri iki gihugu, ngo abenshi muri mwe bakuze irabacyuye izasigaza abana. Ngo mbese abana banyu bazarerwa n'abandi ko bari kubarera mwabangishije abaturanyi banyu. Ndagira ngo nibutse abanyarwanda Imana yahaye iki gihugu cy'u Rwanda, nanjye ndimo. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo n'Uwiteka uhereye ku musaza w'imyaka 40 buriyo wujuje 40 ubu uri mu gihe kugeza ku muntu ufite imyaka intambara yabaye afite muri 7 muri 8 kugeza ku muntu ufite imyaka 90 benshi muri mwirabacyuye izasigaza abana banyu. Ntago muzagera Kanani h'igihugu cy'u Rwanda, ntago Kanani hubatse neza. Benshi muri mwe ibacuye mutarebye ubwiza bw'Imana, ibacuye mutarebye kugira neza kw'Imana mu gihugu cy'u Rwanda. Mwebwe muribwira ngo hari icyo mwabonye, hari ibyari bihishwe amaso yanyu, ariko benshi muri mwe kubera ububi n'ubugome no gutoza abana banyu ububi n'ubugome irabacuye. Igihugu Kanani cy'u Rwanda kizataha abana banyu. Ntago babyumvise. Hasi baranditse umurongo wa
hasi yaho haranditse ngo igihugu cyose cyamaze gukora ibyaha kandi cyataye amasezerano y'Uwiteka. Ndibutsa abanyarwanda ko Imana iri kureba igihugu cy'u Rwanda ikabona nta mukristo nta mupagani, ikabona nta ukizwa nta usenga, ikabona nta ukiranuka n'umwe. Imana irambwira ngo iki gihugu mwamaze kucyuzuza ibyaha kandi mwataye amasezerano y'Uwiteka. Nyamara ikibaha yari imaze kucyeza cyari kizima itakejeje. Bitandukanye rero n'abavuga amagambo. Iki gihugu gifite bene cyo ugikiranire mubiza atari Imana igize ikintu yikorera. Iki gihugu gifite bene cyo nubwo bacumura abana babo ntibacumuye, kandi nubwo baba babi abana babo ntago bigeze baba babi. Witondere. Hasi haranditse ngo yemwe abanywi b'inzoga muzicurire imiborogo, abasinziriye nimukanguke, namwe abanywi b'inzoga batuye mu gihugu muzicurire imiborogo. Ari isembuye n'idasembuye yitwa inzoga. Abazinywa zirahumanye kuko n'iki gihugu cyamaze guhumana. Nuko rero vino zengerwamo abazenga barahumanya, niyo mpamvu bazihumanya. Abazinywa muziborogere kuko muhuye n'amateka. Bana banyu barazinywa ngo nta myaka 100. Bagore banyu bazinywa bakica abana. Abagabo bazinywa bagahotora abagore. Zirahumanya iziwacu tukibyiruka. Wayiherezaga umwana w'imyaka 4 yayinywa inzoka igacurama ntujye kwa muganga. Iyo iki gihe uyihaye umwana yahita agwara toroma. Niyo mpamvu ihumanye inshuti yanjye. Nakafata karahumanye. Yamba waruza amateka yo nakaje nuko kimereye. Itonde nuyinywa ujye ubanza uboroge kubw'inda yakunaniye no kubw'uburwayi bwakunaniye. Ikakubwira ngo reka isembuye nidasembuye. Warangiza uti inzoka yarananiye. Iyamba warunyuzwe no kunywa amazi ibindi byose barabihumanyije. Imana irambwira nyikomeza kuri uyu murongo mburira abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda. Irambwira ngo nzabasomera amagambo ari muri Yesaya. Si amagambo n'ubuhanuzi. Hanyuma irambwira ngo uko yagenje abababanjirije bayigomeye ni nako igiye kubagenza nawe. Ndagira ngo mbabwira ngo igisekuru cyanyiza ahanga cyari ikigome, ariko Imana nayo irareba kuri twebwe ikabona turushijeho kugoma ndetse tugiye kubarusha. Haleluya. Icyishe Hora ni nacyo cyishe Horiba. Ahora Ezekiyeli yarasambanye agera ku rwego Imana imureba irababara iravuga ngo uyu mukobwa wamukura hari akamwiyegereza nkamufaruma yazajya mbyarira abana basima batanduye akambyarira abana basima batarwaye. Nuko Ahora iramufaruma imukura mu gihugu cy'Abakarudaya cyasambanaga imuzana mu gihugu cy'Uwiteka. Irangije nuko Ahora na Horiba barabasambanye irabesa, ariko Ahora aza gukumbura kongera gusambana asubira mu banyamahanga arasambana biracika. Imana iramwica. Na Horiba abonye ko asambanye haravuga ngo nanjye ndabikora, nawe imutsinda aho ngaho. Ndagira ngo nkubwire ngo imfura ya mbere n'iya nyuma bazahanwa kimwe, bapfa kuba batarakiranutse. Imana irambwira ngo mbabwire muri Yesaya haranditse umutwe w'amagambo haranditse Yesaya ibice 5 umurongo wa 8 turasoma n'uwa 9 n'uwa 10. Handitse amagambo avuga umutwe aravuga ngo icyaha cyo guhuguza n'igihano cyayo. Imana yarambwiye ngo mbwira abanyarwanda ngo iki gihugu cyuzuyemo icyaha cyo guhuguza kidaharise. Namwe isoko n'abantu batunze ibibanza birukanyemo bene wa nkuka yakurondora ntiyagusora akaguterura nk'uteruye akantu gato akagenda akazagutaha ashaka, ariko Uwiteka aramanutse. Cyo kibanza ucururizamo nyiracyara cyahari aracyari harahumeka kandi nawe yarakeneye gutunga umuryango. Ndakwibutsa ko Imana yantumye ku bantu bakoze bari. Imana irambwira ngo mbabwire ku murongo wa 8 dutangiye narindi maso mu mutwe ngo bazabona ishyano abagerekeranye ngo kuzina barangiza bakikuba kubira imirima ntihagira hasigaraho gutura. Haranditse ku murongo wa 8 ngo mugatura mwenyine. Aho hariho akadomo. Mana ambwe ngo mbwira abanyarwanda bifuza gutura iki gihugu bonyine ngo mbabwire ngo haracyari abandi banyarwanda 2000 bitarapfukamira Bayali nabo yemereye iki gihugu bagomba kubana namwe. MPNTR nubwo wamujugunya ariko aracyariho ni mwene nyoko wamubujije amahoro, ariko baragushutse cyane. Iki gihugu ni cy'Uwiteka. Ikimenyetso mbaye cyuko ari iki nuko nta muntu ufite isambu mu gihugu cy'u Rwanda, ariko murabona ukuntu izi no gutora umwami mwisuza ubwenge kamukubita ubwenge kugira ngo niramuka imwoherereje abandi ihita ibatuzanye
bahita batuza nawe uvuze ngo tse urahasorera ariko saha we shuti yanjye sambu ntigira nyirayo. Haleluya. Muvuga ibyo mutasi yamba mwari mubizi. Aha turi hari abandi natwe tuzahava. Mana nibona nta mumaro umaze hanira gusohora nkuko yasohoye abandi muri covid, ikindi cyorezo cishe cya gusohora uko wigaragambya n'ubu kigaragambye ukajya gusonza nk'abandi, ukambara ibigunira abandi bambaye imyenda, ukambara rugabire abandi bambaye inkweto. Hasi waranditse manurira uyu munyarwanda wagwisha imitungo akagwiza amafaranga akagwiza abagore ariko akigwiriza abanzi mu gihugu cy'u Rwanda. Ndakubwira nanjye nibwira nutunga intoki bene se ujye ureba isisi kureba zirakubwira ngo nawe nikumeze nutihane zakurimbura. Mpamvuge ngo utunga urutoki nuko nzi ko navuye mu rugo naramutse niyiniye nisuzumye kuko Bibiliya iravuga ngo bose nabanyabyaha nta muntu ukiranuka numwe kereka umuntu uzemera agaca bugufi akansaba imbabazi uwo nzamubabarira. Uvuga ute kuri umwere kandi mu nda ya nyoka ariho wavukiye mu byaha n'uruhinja rungana kuno naruzanye rufukana icyaha cyo kurumana rukaruma umubyeyi rugize umujinya buriya ruba rumuhoye iki? Ihano kibyuka, ihano kigenda, ihane wicaye mu isoko ukimara gucuruza ubanza ugenzura umutima wawe nimba abantu mwacuruzanye mu isoko utababangamiye. Kuki se utababangamiye? Niyo ndoro yawe isa niyanjye ndinda kubwiriza mpumirije yareka kubangamira abantu. Imana irambwira kuri uyu murongo, irambwira ku murongo wa 9 niho nageze. Mbwira abanyarwanda bagwije amasambu bakagwiza imitungo bakagwiza amafaranga ariko bakigwiriza abanzi. Umva ukuntu Uwiteka yababwiye ku murongo wa 9 ngo ingo nini nziza nzasigira umusaka. Warubatse aha hose ariko wubakamo n'aho abaturanyi ba ushyiramo abagore ushyiramo n'abagore b'abaturanyi ushyiramo abagabo ushyiramo n'abo wambuye bene so. Ariko Uwiteka aravuze ngo ingo nini nziza nizareka kuba nziza kuko utunzemo n'iby'amahoro, nizareka kuba nziza n'amafaranga y'abandi nabuhotora nabo wabujije amahoro. Ariko Uwiteka umva ukuntu avuze ngo ingo nini nziza nzasigira imisaka he kugira uzibamo. Bivuze ngo amazi arubatse ni meza koko ariko yubakiye ku kizira. Araje yagira umusaka mbese amazi asigare yubatse arimo imitungo arimo amafaranga ariko abantu babingume muri bo. Hanyuma mwene so wabujije kubaka izamubwira ngo genda nawe uture muri uriya mwandu nzakugirira neza nari nababira bikubwiye nahagera asange intari ipfuye irutwa n'isazi nzima azakukoza urutoki mu jisho kandi wajya gumukanga uri muzima. Uko niko kuri nimutabirebesha amaso muzamenye ko Imana ari nyayo, muzamenye ko Imana itagabira abantu batagira shinge na rugero, muzamenye ko Imana abantu bakiranutse biramutse bitabaye ibyo Imana yaba yitwa inyabinyoma ntago nazongera kuyikorera. Hasi cyane haranditse ndibutsa abagore banyaza abagabo babandi, mwibutsa abagabo banyaza abagore babandi. Iyo itungo y'umugabo konte y'umugabo ibiritse umugore watwara umugabo ukamutwarana n'amafaranga yari kuzatunga abana n'umugore. Ndakwibutsa ko nta burenganzira uyu mugore watwaye umugabo aba agifite, nta n'uburenganzira uyu mugabo watwaye uyu mugore umugabo we aba agifite. Hanyuma ubwose uba wabumwatse timpereza. Ndibutsa abanyarwanda ko Imana yambwiye ngo mbasomere umurongo wa 9 mutega amatwi mwumva kuvuga. Ndibutsa abanyarwanda ko ingo nini nziza agiye kuzigira imisaka kandi naca ku murindi yakayigira umusaka niyo akayigira umusaka hagasigaramo ibifaranga hagasigaramo amatungo hagasigaramo ibintu byose. Uwo ashaka guhereza azamubwira gitambuka igihugu n'icyawe nari narakikuraze isaha yanjye yari itaragera noneho ndasinye tambuka winjire. Mutega amatwi mwumve mubego. Hasi haranditse ku murongo wacu mutaza kubona nyisoma igicuriri mu mutima wawe. Iyi ngiyi nakivuze, iyi ngiyi bagiye kuzibambura bazitware bazitesha agaciro nawe uzongera kuzisoma nawe uzongera guhanura. Izo malaria zanyu mwirirwa mwititisa niyo mpamvu nge nagitigisa nabaye nyikize gatoya. Irambwira ngo genda uhanuriye ufashe ijambo nawe uzakugenza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi ngibi bagiye kubitwambura tuzasigarana ijambo Uwiteka yabikiye mu mitima yacu. Iryo nibyo tuzajya tubwiriza abantu ukamubwira ngo handitswe ngo nawe akibuka ko hari igihe wigeze yabwirizwa ibi. Hanyuma hasi cyane haranditse ku murongo wa 10 haranditse ngo bazajya bahinga ntibazeze. Uyu mururumba mufite n'indambi mufite nuko mutazongera guhinga amafaranga ngo yere kubera ko mutunze n'aya bene so. Wowe uracururiza ku bibanza bingahe mwene so nta kirya mugore we nta cyambara igitenge nzara yarandisha basigaye bavuga ko arwaye sida n'izindi nzara indwara sinzaduka. We wabaye bogari mugabo wawe ni boso bana bawe ni ibidumba ugatekereza ko Imana inezerewe barakubeshya nawe uzajya uyacuruza nurangiza uzagera no ku rwego uzajya wicuruza.
wayabuze bazajya bahinga niba zeza bazahinga inzabibu 10 basarura ishuro y'agatebo intoki 10 nizo nzabibu muzasaruramo igitebo cy'ibitoki nimuzabura kubirya mu rurumba mwana bibuze kuko na nyesi nabona agatoki ko kurya naho yagacaga warahajya wateye imbago z'ibinyoma uramwimura rohoha ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo umuntu yataye Imana arazerera ariko iyo inyoni yataye icyari pfa yangana ntiyazerereye kuko yataye Imana nta nubwo yangaye kuko yataye icyari cyo kubamo ahubwo ni wowe wamwangaje Uwiteka aramanutse hanyuma habanditse ngo bazajya bahinga ibiro 10 by'amasaka basarura ishuro y'igisheke washaka uhinge murindi wose uzasarura ishuro y'igisheke here mu rubebe andarwara sida arwara ibindi birwara hanyuma nasanze imyaka isigaye irwara nk'abantu ndagira ngo nkubwire ngo uyu ni umuvumo wakuruwe n'abantu bakomeje gutunga ibitari byabo Imana iduha igihugu cyari kinini iyo ushaka no kwimuka ukagenda wari kugenda ukatura n'ahandi ariko naho yagutuje ntihakunyuze kandi hagukwiriye wanyuzwe no gutwara ibya bene tugiye muri Ezekiyeli manurire umunyarwanda nigendere ariko ndahera ku magambo ari kuri Yesaya tugiye gusozereza muri Ezekiyeli mama yange ngo abwire uyu munyarwanda wakoze ufite uku Yesaya amuvuze akamutondora ndagira ngo mbabwire ngo nukuri Uwiteka arizi byananiye abanyarwanda Uwiteka agiye kubyishoborera kumvikana ko abantu kwibirema by'abanyarwanda harabananiye ariko Uwiteka araje abumvikanishe neza epuwetera arasigaza umuntu uri bubashe kumvikana na mwene se byanga byakunda mwabyanze ku neza ariko Imana ije kubyikemurira washaka ucuruza uhonze mu maso ugende gakeya nakujomba urutoki uzamubwira ngo Imana yaravuze ngo uzatange n'undi musaya bajombe mu rundi umwihorere natwara ikanzu uzamuhereze n'igitambaro n'inkweto Uwiteka azamutsemba nagutwara ikibanza ntuzamutukire mu isoko uziyicarira ujye mu nguni ubwire Uwiteka ngo ni wewe wari warampaye Mana umubabarire hamwe no kumusabira imbabazi Uwiteka azamugenza uko ashaka Ezekiyeli ibice 23:28 haranditse ngo uko niko Umwami Uwiteka avuga ngo nzaguteza abanzi bawe izagira gute iravuze ngo nzaguteza abanzi bawe ntugire uwutunga urutoki urwitunga haranditse ngo nzaguteza abanzi bawe subu hari umunyarwanda muri iri soko udafite abana ntawe niwashaka umubabarire ugire gute umubabarire n'umubabarira nibwo Imana itazamuguteza haleluya izavuga ngo kubw'umutima ufite w'impuhwe n'imbabazi nzamuhana nihanukiriye imutegurira igihano cyayo bwite atari wowe ugisaba ariko mva abanyarwanda banze kubabarira abanzi babo ngo babane n'abantu bose amahoro banze kugira gute turi abanyarwanda cyangwa ntituri turi ubwoko bumwe cyangwa ntituri ikibabaje Imana yarambwiye ngo mubivuga ku munwa ariko mu mutima ntabihari ni ukuri kumunwa murarafete ati ndi umunyarwanda ariko Imana yabasura mu isoko mu matsinda mu materaniro igasanga mufite irangamoko iwacu biherutse kuhabana ari inyoboye icyumba ariko ibyo bikiba Imana irambwiye ngo sohoka muri iki cyumba gato nkwereke ikintu ngiye gukora abantu bararwana twaritanze 300 ntabwo uri bumenye aho nari nyiyoboye byo kwagura icyumba ngo tugende ukoreta ibishaka tugura ibyuma barangije amafaranga barayarwanira hanyuma batangira kwitana rasire sikira shayina iramanutse ciye mu bahanuzi ciye mu bavuga butumwe ciye iki iramanutse umutima wanjye warababaye ku buryo n'iki cyumba Uwiteka nubwo yakongera akagisana nago naramurahiye ngo sinakongera gukandagiza amakaguru je nari mpari ndumubwiriza butuma nka Pawulo mbwiriza nkicomokera nkigendera sinahaturaga no mu mafaranga sinabagamo hariko aya mafaranga atangwa nanjye nari mpari ndimo mbwiriza kugira ngo twagure umurimo w'Imana abaje barwaye bahakirire abaje bashonje bahasondokere abaje bafite inyota bamwe hanyuma birangiye nuko abahanuzi bararwana ariko iramanutse bahanuzi iramanutse shima Imana yuko ntajya amatinda iyo nuhatinda uzahandurira ntugatinda ahantu wagiye nujya ku gasozi kamwe ugashaka Imana ujya no ku kandi ntugatinda ahantu wagiye nuhatinda uzahandurira hanyuma haranditse ngo nzaguteza abanzi bawe uku niko Umwami Uwiteka avuga bakunyaga ibyo waruhiye abo umutima wawe wikubuyeho bazagusiga nta
wambaye ubusa kandi ubusambanyi bwawe buzagaragazwa n'ibyaha byawe. Ndagira ngo mbwira abanyarwanda ngo Imana yarambwiye ngo benshi muri mwe mwakoze ibyaha bikomeye bizira ibyo babwiye muri Yesaya. Iranga ngo mbwira abanyarwanda bameze batyo ngiye kubateza abanzi babo. Ngira abanyarwanda bameze batyo, bameze batyo, bameze uko navuze haruguru, banyaza amasambu, banyaza imirima, banyaza amafaranga, banyaze byose, barangiza bakabuza abaturanyi babo uburenganzira cyangwa abo bavindi mu burenganzira. Imana iravuze ngo izabagabaho ibitero by'abanzi babo. Yego, ukutwaye umugabo mwene so ukumubujije uburenganzira, nubwo mugenda naseka aseka, ariko hano mukahekenyero birimo aseka babaye, nirangiza izamuha imbaraga, nawe aho wamugejeje umwirukankana niho azakugeza. Ntabwo babyumvise, mutega amatwi mwumve mubeho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwanzi wawe nasonze ugire gute? Mugaburire, hanyuma niyambara ubusa umwambike. Irindi rikavuga ngo inzira y'Imana n'imigisha yayo bica ku irembo ry'umwanzi. Nibyo mwarasomye cyangwa ntimwasomye? Impamvu Imana ivuga ko inzira yayo ica ku irembo ry'umwanzi nuko twanganye tugakundana ubwacu uko dukundana, ntabwo twaba twujuje amasezerano y'Uwiteka. Imana iravuga ngo dukunde abanzi bacu cyane ko mbere y'uko ugaburira umwana wawe, gaburira uwo mwana w'umuturanyi mwangana. Uriya wakurogeye, uriya wakwiciye, niwe Imana ishaka gucisha ibiryo ukamuhereza. Yarangiza ikavuga ngo mbonye Donatira niko nitwa, afite umutima nk'uwanjye, umutima ugira imbabazi. Haleluya. Uriya wakugiriye nabi niwe Imana ishaka ko wambika kaberwa. Mbere yuko wambika umwana wawe ngo ajye ku ishuri, banza ufate inifomo muhereza ajya kwiga. Imana izarahura amakara ishire ku mutwe we, agira agakiza kubera wowe, akizwe kubera wowe. Yego, Imana irambwira ngo ikitumye ibabwira aya magambo ngo si ukugira ngo mukuke imitima cyangwa se mugire ubwoba. Igituma iri kuburira iki gihugu no kugitumaho intumwa nyinshi ni ukugira ngo musubize agatima impembero. Iki gihugu nimuca bugufiya, Imana ibabarira iki gihugu. Yarambwiye ngo nimuca bugufi mukumvira amategeko Imana iri kubategeka iyi minsi, Imana izagendana namwe kandi izarwanana namwe nk'uko yabarwaniriye, nk'uko yagize gute. Umunyarwanda wese uri muri iki gihugu ategetswe guca bugufi, hanyuma Imana ikongera igatura mu mitima y'abanyarwanda. Imana yamaze kwimuka mu mitima yanyu kuko mwimitse ibigirwamana by'amahanga, byarangiza bikangiza igihugu cyanyu. Imana irarakara. Icyatumye batabarisha amaboko akomeye kwari ukugira ngo muhuguke kandi muyikorere. Imana irambwira ngo dore ibyaha mwakoze bikayibabaza zose nigendere. Irambwira ngo hari iki ikeneye ko mwakora, ikeneye ko abantu bose bakanguka. Uwasinziranye intwaro yo mu buryo bw'umwuka nakanguka yifite, iz'umubiri ziragimbye. Hanyuma nagira ngo nkubwire ngo abarwana mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka, irambwira ngo urugamba rurakomeye. Imana irambwira ngo mbwira abanyarwanda ngo nuko rero ati ikintu kiteye agahinda, ati ni ibyaha, ati bikorerwa hagati muri mwe mu gihugu, ati kandi si mu Rwanda gusa, ati mwiyunze n'abanyamahanga, ati babanduza imico y'iwabo y'ubugome, ati babanduza n'ingeso z'iwabo, ati n'imyambarire yabo. Aho usanga umunyarwanda yambaye ubusa kandi Imana yaraduhaye inganda z'imyenda. Aho usanga abana bacu bagenda banitse ibibuno kandi Imana yaraduhaye inganda z'inkweto n'iz'imyenda. Birababaje cyane kubwanje ngiruka, mama wanje yari umuprotestant ariko utanasenga. Yajyaga ambwira tumva mwana wanjye, umuntu aberwa n'umwenda ugerera ku birenge. Ndinze saza utandeba mu mutwe nakuyemo, utandeba no ku birenge kuva nyiri umukobwa. Iteraniro nateraniyemo mu ntara, nta muntu uzi mu mutwe wanjye. Cyakora nsezerana nanakora ubukwe ejo bundi, abo niho abantu babonye mu mutwe baravuga ngo twari tuzi ufite nk'igihaza cya Nyirankuba. Ngira mu mutwe heza, ndetse naciye muri saro Nyirankuba, naciye muri saro ngasokoza. Imana inziho ubwiza bw'umutwe. Hanyuma ndibutsa abantu kugenda muteretse imitwe mwambaye ubusa, abandi mukoze ukuntu Imana itabakoze. Ndibutsa ababyeyi, nimwambare mwikwize, mwubahishe igihugu kandi mwubahishe Imana. Cyatumye amahanga bakunda nuko mwari mugifite indangagaciro na kirazira. Ubu se muzikuye he? Musigaye mukanura nk'utunyaho, mugakanura mumeze ukuntu ahantu watandukaniriza umunyarwanda n'umuzungu. Ariko agahu kacu Imana yatwihereye, yajyaga igasiga n'ayavoka utabonye na yayandi, warangiza ukanyurwa. Ndinze ngana gutya nyisiga yayandi. Haleluya. Hanyuma iyo rirambwira ngo mbabwire, mwagumye uko mwahamagara.
abanyamahanga ko batabaranye natwe Imana igira ngo idutize imbaraga kandi ntabwo bari bategetswe kuza ngo baduhindurire igihugu twe tugomba kubahindura nimwiyungemo imbaraga tubahinduza imico y'iwacu myiza mpamvu badukunda nuko twari dufite imico myiza ariko Imana nimara kudutwikurura ndagira ngo mbwire abanyarwanda ngo ubwiza mwari mufite Uwiteka agiye kubatwikurura Imana irambwira ngo mbabwire muri aya magambo irambwira ngo mbabwire ngo abagore n'abakobwa n'abaterankunga b'abagabo n'abasore banyu irambwira ngo mwakoze icyaha cyo kwica iminja nko mu gihe cya Herode kandi na n'ubu abantu n'ubu hari abantu bagendanye inkota zo kubica Imana irambwira ngo mwakoze icyaha cyo kwica iminja nko mu gihe cya Herode irambwira ngo abagore mu nda zanyu niho bashingura bagore babaye amarimbi uraniha ariko hari igihe wazacira kuri iri hari igihe Imana yamanuka ukabona uherutse ibyo Imana nyivanga nutumvira amategeko Uwiteka gutegeka uyu munsi hari igihe wazajya kuva mu irimbo ugasanga cyaroze kera Imana irambwira ngo mbwire abagore ngo mu nda zanyu n'amarimbi niho mushingura niho mwicira abana b'impinja irambwira ngo mbwire abagore bo mu Rwanda bayihekuye bakoresheje ibyuma by'ubwenge n'amacumu n'inkota by'ubwenge bitagaragarira amaso y'abantu Imana irambwira ngo biriya nibyo byayimeneye amaraso y'impinja ndetse birica iminja Imana irambwira ngo mbabwire ngo n'Uwiteka kuvugana namwe ngo kuko mwayihekuye nayo igiye kubahekura ababyeyi mwahekuye Imana nayo igiye kubahekura izabahekura muheka amaboko ni izina ry'Imana ry'iyo mu ijuru nutihana iki cyaha yamye ikubwira ngo garukiraho ikagusura mu mafu ya Nimose ikakoherezaho intumwa n'abahanuzi ikakoherezaho abakomeye wanga kumva ndagira ngo nkubwire ngo iki Kenya n'icyumvihone hari ababyeyi mugiye kuzigamwa mu gihugu cy'u Rwanda ariko mutagira abana kuko nabaye umwarabishe ntago babyumvise Imana irambwira ngo kandi abagore mbabwire ngo kuko mwirukanye abagabo banyu ngo mwarangiza ingo nyinshi zikaba ziri gusenyuka kubera abagore babaye amarimbi irambwira ngo dore abagabo benshi basohotse mu marimbi bajya kwishakira aho bahinga haboroheye kandi hakera Imana irambwira ngo mwirimbi nta kintu kihera irambwira ngo irimbi iyo urihinze imvura ntabwo igwa ngo ihagume imvura ntabwo nta kime kihatoha ndabwira abagore ngo mumeze nk'irimbi nta kime cyameneka muri mwe niyo mpamvu abagabo benshi bagiye gutorongera mukabaho nk'abapfakazi n'ubu hari abantu benshi muri iri soko bitunze nk'abatagira abagabo babafite nk'umurimbo kandi ni ukubera mwabaye amarimbi murabirukana nabo bagiye gushaka imirima yerawe yo mirima yawe itakera muntu ahinga arinze kuvomerera arinda arinze kuhira yo mirima yanyu mwikomereje mugashyiramo intare reka nkubwire nawe ufite umubabaro kuva waba urutare ukabirimba nta byishimo wigeze wongera kugira mu rugo rwawe Imana irambwira ngo mbabwire niseka birababaje nta mukristo nta mupagani mwiseka birababaje nta muheburayo nta muyuda mwese niko mumeze watembera muri iri soko usibye gukuramo abakecuru ba 90 bahaze kwica imarimbi babaye akahe watembera muri iri soko wasanga mwese muri amarimbi cyakora jewe ntago ndimo muri 45 yanjye ndacumva nkomeje urugendo nta cumu ngendana nta nkota ngendana nta rwembe ngendana ndagira ngo nkubwire ngo hafi ya Yesu Imana imanutse ikavuga ngo bandondoreze umwuka wanjye najya nsohora nkura mu isoko mwazongera gucuruza hirya yo none murarira ngo abana banyu bamaze babuze ibyo kurya abo mwishe se barenga 5 ntago ari bo bari kuzana ibiryo muri stoke bakarengera na babandi wari uzi ko ushobora kuba warisha umwana utazi nimba yari kuba ameze gute ubu surebye ukonsa watekereza ko havukamo umwana usuka benshi muri mwe ntimwirirwa muvuga ngo arashaje ntakwiye kubyara ntago shaje kuko nta sezerano rijya risaga yari rambwira ngo bakire ngo icyaha cya kabiri mwakoze kikababaza Imana ni icyaha cy'ubwicanyi n'iyicana urubozo rikiboneka mu gihugu cy'u Rwanda
ndetse n'ubusambanyi n'ubutinganyi biri kumwe n'iki cyaha. Irambwira ngo udasambanya arikinisha, utikinisha n'umutinganyi, udatingana araheheta, udaheheta afite amaso yabo, utayafite n'umwibone, utari umwibone afite amaso y'ubwibone. Hanyuma utishe mwene se aramugambanira bakamwica, utamugambaniye aramushimuta, utamushimuse amwica iyicarubozo, utamwishe iyicarubozo mwabishurwa agashinyaguro. Ubwo urikuramo urongera gutunga inda y'urutoki n'ayo maso yawe n'izo ntoki zawe, urongera gutunga izaraye mu kabyiniro hepfa, n'ayo mabuno yawe atazi kugenda uko abagabo banezerwa, akagenda areshya yasambana kandi atabikoresheje aho bigomba kunyura. Warangiza ugahita uwumva n'ayo mabere yawe atabasha gutuza nk'aya yanjye ameze nk'aya ndaba, nyamara ugifite nk'aya yanjye wari uzi kugenda gakeya, ukagenda uyabwira ati wikwirarika ntacyo uricyo, none umaze kuzana amatuza wumva ari wowe mugore w'isonge hano mu isoko. Barakubeshye Mana itaragutera iteka ngo ikoroseho inyama, nirangiza ikoroseho ubwiza. Wari uzi kwitwara neza ukiri mu butayu hakaba amavuta, ntihaba ibyo kurya bikaranze, ntihaba amazi hanywa ikiziba, ntihaba akantu kose mu ishyamba. Wari uzi kwitwara neza, ubwira Imana ngo nzajya ngenda gake kandi igihe n'umuryango wanjye tuzagukorera. None wowe n'abana bawe mubaye ibigogara, mutangiye kujya mugenda uko Imana idashaka, iramanutse. Mana irambwira icyaha cya gatatu yakoze yingejeje hamwe, mwacurujeho na make kandi nutashuruje udafite feza nazanywe hano ntago twishyuza n'ubuntu. Hari igihe ugiye gutambuka ukajya urya udafite amafaranga, ufite ikarita yonyine, n'abayafite ukarya mu mafaranga y'abari bayafite, bakaveresa nawe ukajyana ikarita ukajya guhaha. Mana yavuze ko abayo yabashyizeho ikimenyetso n'icy'amaraso, tuzarya kandi tuzanywa. Bafite ubayoboye n'umwuka wera, umwuka azayobora azatambuka, ifeza ntazo afite ajye ku irembo akingure nawe ahawe. Wikwiratana ayo mafaranga, hari ikigiye gupfobya ayo mafaranga yanyu, bacita ikarita imwe yitwa ifaranga, kandi nudafite ibi ngibi azarya we, nudafite n'ibingibi azacayo atanga ikarita bakuverisa ibyo kurya. Witondere ayo mafaranga wirirwa wiratana muri iri soko ataye agaciro. Ntabwo babyumvise neza. Komeza uyarunde cyane, numara kuva mu mwuka ntacazaba kimaze. Wibuke ko intare ipfuye irutwa n'isazi nzima, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima. Uzaba ntakibaguye muri iki gihugu, ariko wowe usa nanjye usa utyo. Bari banayafite sha, batambuka bikemera, bazi kubaha abagore babo, bazi kubaha ingo zabo. None wowe utangiye kumva wibebeze, uri muntu ki? Mana itakoraho ngo ikwaka umubiri, utakoraho ngo ikwaka amafaranga, utakoraho ngo igucishe bugufi. Niwishyira hejuru muri iri soko Imana izakumanura, ariko niwicisha bugufi izakuzamura. Hanyuma iyo rirambwira ngo mbabwire ngo ikintu kiyibabaje muri ibi byaha ibabwiye, igihugu cyose nta muntu uri kwemera icyaha cye. Ibi byaha byabuze nyirabyo mu gihugu cy'u Rwanda, nta mwicanyi uhari, nta musambanyi. Nyamara Imana iri kuvuga ngo mwese nta muntu n'umwe utakoze icyaha. Nurokoka mu busambanyi mu bwicanyi urajya, nurokoka mu bwicanyi mu bujura urahatorokera. Nagira ngo nkubwire ngo nta muntu utakoze icyaha mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo nimuce bugufiya hanyuma dusabane imbabazi. Imana yururuka ivuga ngo mbonye abantu mu Rwanda bazi gucisha imitima bugufi, ivuga ngo iki gihugu nzakibabarira byanga byakunda, nirangiza itubambeho amahema iturwanirire nk'uko yaturwaniriye. Nibyo cyangwa se nibyo? Iyo rirambwira ngo mbabwire ngo mu nzu y'Imana mu materaniro yanyu niho musambanira, indaya niho zirirwa. None wabonye abantu bajya mu nzu y'Imana bameze nk'ihene zizinze imirizo, toka dayimoni. Iryo ni itorero ngo ryasenze Imana iramanutse sha. Izi nzu zanyu mwubakiye Imana zigendamo abantu bafite imirizo nk'iy'ihene, iramanutse izazigira akabari, izindi zazigira utubyiniro, izindi igiye kuzigira amaroji. Ni izina ry'Imana yo mu ijuru, nugenzuza ubwenge bw'umuriro wabisanga, nujyanamo bw'umwuka izahagira utubyiniro n'amasoko. Ni kuko n'ubundi nibyo muba mugiye gukora. Hanyuma Uwiteka ndagira ngo nkubwire Imana yacu yarambwiye ngo mu nzu y'Imana niho musambanira, mukahakinira ibimina, mukahakinira urusimbi, niho mucururiza.
mu nzu y'Imana inyanya nk'izi zigura 5,000 umukene nazayakemye umwana narutora umudiyakoni n'umupasiteri barakanura nabi mu bishop barakanura nabi mu nzu y'Imana habemo ibyo kurya uhageze asonje mumuhereze ku nyanya yirire mumuhe no kuturayitwa mu nzu y'Imana bazabikuraye kandi mu nzu y'Imana harahindutse ubucuruzi izo sengereze kuzigira ubucuruzi mucuruze n'ubundi ni hahandi iki se ko n'ubundi mucuruza abantu mucuruza amatungo y'Uwiteka mukayashyira ku isoko mwirirwa muyazunguza mu nzu y'Imana ikirema ntigitanga amaturo mu nzu y'Imana bacitse amaguru bagomba kugirirwa neza ariko ucuruze n'ikirema ucuruza n'uwacitse akaguru toka dayimoni ucuruza n'uwavuyemo ijisho atungwa n'abayafite bakamutura amaturo pasiteri akayora ibishyimbo agashyira uwapfuye ijisho nibyo cyangwa si ibyo nibyo ndabizi ntabwo muzankunda nta nubwo mwankunda ukuri kuraryana ariko nibanga kubikora uko Imana ibishaka iraje izisanzasanze muzishake muzibure kandi ndabibutsa ko Imana yambwiye ngo uyu mwaka ni umwaka wo kugendererwamo kw'iki gihugu irambwira ngo uyu mwaka yabahaye ibyo kurya muranezerwa abenshi murara mutubyinira abandi mukarara mu nsengero ariko irambwira ngo izanye ikindi gihano kandi irongeye isohoye abantu mu nsengero no mu tubari irongeye ibasohoye mu tubyiniro bagiye kongera babambika udupfukamunwa bongere babashyirireho kandagira ukarabe bongere bakubita inshinge 12 n'izi mukristo n'umupagani bazaziterwa usenga n'udasenga azaziterwa uciye bugufi n'ukomeye bazaziterwa izi nshinge Imana yarambwiye ngo gusa nyuma y'ibi bishinge harimo mugigirimbura none ariko abayo yabashyizeho ikimenyetso ikarita ya covid nyifitemo hano abayo yabashyizeho iki ntabwo uzabwiriza udafite izi nkingo kuko wakwanduza abandi ariko abayo yabashyizeho ikimenyetso yabahaye uburinzi someze kiyeri ibice 9 umurongo wa mbere kugeza ku wanyuma haranditse ngo mbona marayika atambuka mu gihugu agenda afite wino kwitako agenda Imana imubwira ngo abakiranutse bashyireho ibimenyetso hanyuma haboneka undi mu marayika inyuma ye ufite inkota aramubwira ngo ugende wica abasore batashizweho ikimenyetso yego wica abagabo batariho ikimenyetso wica abasaza wica abakobwa yego ndagira ngo nkwibutse ko marayika yamaze gutambuka ari kugenda ashyiraho abantu ibimenyetso ndetse ibimenyetso turi kubigendana hagiye kuza undi rero wifitiye inkota ahere ku miryango y'isengero niko handitse usome neza ati umva atitaye ngo n'abahanuzi n'abapasiteri abahanuzi bamaze guhumanya abavuga butumwa bari kuyibeshyira ngo iravuze itavuze ndagira ngo nkubwire ngo Imana iseseme yigeza aha nijya kwicira hera ku bivuga butumwa n'ibihanuzi yewe bahanuzi we irabarakariye ifite iseseme yigerera mu isosi kuko muhanura uko itabategetse ni muhanure nka Mekayi iki ni igihe cyo guhanura nka Mekayi gihugu nta mahoro kirimo mwibesha abantu mahoro ari hehe n'abaturanyi banyu mutabanye neza ari hehe n'abagabo banyu mutabanye neza uziyunga na Donatira n'umugabo wawe wirirwa umureba umushaririye uziyunga nanjye n'umwana wawe uvugira abana batatu tikira kirasa nabiki kirasa toka dayimoni umwana wese n'umwana yashaka abasa n'inguge yashaka asa n'ikaburimbo umwana wese umurimo yitwa Imana n'umwuka wera w'Uwiteka nukareba umugabo ngo ni mubi uwo yaguhaye ni mwiza kandi umurimo ni nawe ukorera muri uriya mwiza ureba hanyuma Imana yarambwiye ngo nimwihana iki gihugu cyose azakibabarira ariko nimwanga kwihana inyeganyeje igitereko kitabaza hacyo cyamurikiraga iki gihugu cy'u Rwanda yego mpamvu mwasaga neza mwari mufite igitereko kitabaza kinini cyane cyamurikiraga iki gihugu iki gitereko cyabaga mu gihugu cy'u Rwanda nimara kugiterura rero ikagifata mu ijanja ryacu ikagisubiza aho yagikuye iki gihugu kizacira umwijima kandi kizaba n'icuraburindi yego abanyarwanda bangana nanjye muri kubyumva Bibiliya iravuga ngo uhanure ariko ufite ubwenge suko nakavuze iki gitereko kitabaza ngo abantu bose bakimenye ariko ndamutse nyivuze ubanza ntarara mu gihugu cy'u Rwanda narara ngiye yarambwiye ngo mbabwire ko ari igitereko kitabaza kimurikira iki gihugu cy'u Rwanda impamvu mukibona umucyo nuko yabahaye igitereko kitabaza ndagira ngo mbibutse ngo nimara kukinyeganyeza kubw'ibyaha byanyu mwami yigeze kubwira Imana yabwiye bose iramubwira ibwira bene wabo na Mose ngo mumufate amaboko atagwa nimumufate amaboko ntagwe nibwo igihugu nzakineshereza barekuye amaboko y'umwami agira gute aragwa aguye igihugu abarwanaga intambara baratsinda icyo nshatse kuvuga muracyumva haleluya barekuye amaboko ya Mose aragwa aguye igihugu cyose kiraneshwa kuko Imana yari yababwiye ngo bamufate amaboko adatitira amaboko y'umwami natitira igihugu cyose kizatsindwa
uracyumvise cyangwa n'ubyumva mwishyigikire namwe mwishyigikire hanyuma Imana yarambwiye ngo nimuyisabe imbabazi izababarira ariko nimwanga mukagoma Imana irambwira ngo itambutse hagati muri mwe kandi irambwira ngo isuye iki gihugu irambwira ngo yemwe abo yahaye ibyo kurya bikabatera ubwibone ati dore benshi inzara izabica ati kandi abo yahaye inkweto ati zikabatera ubwibone ati dore muri iki gihugu benshi mugiye kugenda mwambaye ibirenge ati kandi abo yahaye imyenda yo kwambara ati kabatera ubwibone ati benshi muri mwe mugiye kwambara ibigunira muzabyambara da none se ko yakwambuye ikigunira kubizi ikagukurira debari mu ishyamba kwa Makiri aho wirirwa guzizengurukaho usubira aho wavuye imaze kukwambika ntureba ahantu ugejeje bene wa ntureba ahantu bagejeje ntureba ahantu ugejeje bene nyo uzubira atawangurye ifiriti utanabashyira n'agace kayo nagira ngo nkubwire ngo Imana iramanutse cyatumye gusega ikarate hagati y'ano matongo hano ku murinda kwari kugira ngo tunganye ibyo bene wanyu basize badatunganyije kwari kugira ngo ugaburire imfubyi bene nyoko bari kugaburira kwari kugira ngo ugaburire abapfakazi bene nyoko bari kuba bariho bakagaburira none urarya ukihe ukisigariza ukanimenera ariko ndagira ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho Imana yarambwiye ngo uwo kwezi iramwejeje iramucyuye kandi uwo kurama imubitse mu gihugu cy'u Rwanda iramutwikiriye iramuhishe hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo abatahaho ntibari bubure gutaha ariko abasigara ntibari bubure gusigara hanyuma nagira ngo nkubwire ngo mbese uri mu mubare w'abasigaye mbese warakiranutse ntarangamoko rikurimo nta bwibone bukurimo Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo harimo icyaha kirangamoko n'amoko muri mwe ngo yije guterana namwe isanga benshi ku munwa muvuga ngo muri abanyarwanda ariko mu mitima yanyu nta bihari yarambwira ngo mbwira abanyarwanda bayibeshe ko ari abanyarwanda ngo nico kibatera kuyisheshenga ngo dore namwe izazibasheshenge ngo kandi izabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho nagira ngo ntanga amahirwe Imana yarambwiye ngo nisoza nzarebe ko ari abantu bacishije imitima bugufi nimbona n'abakeya bacishije bugufi nzatuza akanwa kanjye imbabazi nayizururuka Yesu umugeni hanyuma nagira ngo mbwire abanyarwanda ngo dore mwabuze abageni benshi mu gihugu noneho hagiye gutaha abageni bikubye gatatu abo mwatakaje aba mwagize gute n'abageni ntabwo ari abanyarwanda n'abageni baje ari abasuhuke biyuzuye mu gihugu cy'u Rwanda ariko nabo barabafashije ndagira ngo nkubwire ngo umugeni nubwo aba akiri umugeni ariko arakora agira ibyo akora mu gihugu ndagira ngo barabafashije ariko bagiye no gutahira ururembo Siyoni samura ikiganza twisengera Imana nimbuha wasanga utabyumvise ayiwe wirwanya mwene so muri iki kibanza kuko hari iki gihugu uzajya ushaka n'ubigaburira ukamubura washaka n'uhereza imyenda ukamubura ikakubana byinshi nyamara abana bawe nibo wari kuyiha nyamara abaturanyi bawe nibo wari kuyiha nyamara barawanga wari kubaha ushakisha umuntu wajya ugaburira ibintu byabuze aho bijya byamenetse icyo gihe umutima wawe uzicura karungu nubwo izabikuzigamye ariko nawe uzagira agahinda kuko utigeze ugira ubwenge ndagira ngo mbabwire ngo mubane n'abantu bose amahoro muri aka kabanza gatoya wahabana na mwene so ejo Imana ikagukunda ikagukura muri aka kabanza gato kuko wihanganiye mwene so ikakujyana hariya downtown ikavuga ngo genda ucururizeyo nta muntu uguhagaze hejuru musigira aka kantu genda kubera wakiranutse ariko urayisaba kukujyana niki wakiranutse muri iri soko ngo ihereho ikujyane downtown urayisaba kukujyana za Kimironko niki wakiranutse ahanga ngihere ko ikujyane Kimironko ushaka mbese wakiranutse ku muturanyi mucurazanya Imana ibona nugera Kimironko utazabazonga ibona nugera mu mujyi wa Kigali utazabazonga hanyuma kiranuka kuri utu duke yaguhaye nibwo izaguhereza byinshi kakujyana n'ahatuye byinshi hanyuma azamura ikiganza dusenge nimbuha Mana ishimwe cyane ijambo ry'Imana riravuze ngo mu gihugu cyose cyamaze kuzura ibyaha nta muntu ukiranuka n'umwe twirirwa tubihererekanya nk'abahererekanya umupira ngo twebwe bimwe ngo ni ibyaba ngaba abandi ngo ni ibyaba ngaba mbabwije ukuri iwacu waretse kuba ikintu ku buryo iri teraniro iyo barisangamo bari no kufunga ngira amahirwe nari naritorogereye hakiri kare iyo bavuga ngo ni Donatille uyoboye iri teraniro niwe wateje iyi mbuto yaje bazi n'amateka afite mu gihugu cy'u Rwanda baba baranjyanye bigira amahirwe ibi bintu bibaho mu bantu b'Imana je ntagihari hanyuma ndagira ngo nkubwire ngo niwumva ijwi rikubwira ngo sohoka ujye usohoka ugende hakiri kare kandi Imana niba yakubwiye ngo sohoka mu mujyi wa Kigali ukaba utaragenda wagiye mu mujyi wa Kigali kuzawugarukamo nka Loti Imana ko yambwiye ngo fa Sodomu na Gomora akayibwira ngo ndananiwe ngumisha isowari harebanaga ni Sodomu arangije abakobwa be ntibamusambanyije kubera kutajya aho yamubwiye none se bamusambanyije atari abadayimoni baturutse Sodomu na Gomora bafasha abakobwa nagira ngo nkubwire ngo nikubwira ngo sohoka ku murindi genda nubwo barashenye witwa sohoka ugenda kandi izakugaruramo cyangwa se ushaka utwangayeho ubwo ngo bari gore bakera ntago bari bazi kwica abana
nta nubwo bari bazi kwica abagabo. Ariko abagore b'ino minsi birakabije cyane, bakobwa b'ino minsi birakabije. Nimwongere musubirane umutima woroshye nk'uw'abagore, mugire umutima woroshye worohe nk'inyama. Hanyuma Imana imukuremo iyo mitima y'intare. Hanyuma Imana yarambwiye ngo ikijije kanseri. Hanyuma abantu bafite ikibazo cy'imitwe idakira bamaranye igihe kirekire bahafate. Hanyuma abantu bafite ikibazo cya kanseri y'amabere bamaranye igihe kire bafite n'amarandevu bahafate. Hanyuma abantu bafite ikibazo cy'imigongo yo kubagwa bamaranye igihe kirekire bahafate. Hanyuma abantu bafite ikibazo cy'amaguru bamaranye igihe kirekire bivuza bakanga gukira bahafate. Hanyuma n'izindi ndwara ntavuze n'umva izo ngizo ntazifite ugire kwizera. Ijambo ryatubwiye ngo hahirwa uwumva amagambo y'ubuhanuzi. Mana itegeka bikaba yavuga bigakomera isi yose irakumvira n'ijuru iraguhimbaza. Nyemerera amasaha nk'ayo ugirire neza aba bamama, ugirire neza aba bagabo, ugirire neza aba bakobwa, ugirire neza aba basore baciye bugufi turabanyabyaha gushakaho n'itwakiranutse. Ugirire neza igihugu cyose kubw'aba ngaba wababarira iteraniro ukababarira n'abateranira kubw'aba babashije guca bugufiya wabambika imbaraga bagakomeza n'abasigaye kandi bagakiranura nabo basigaye. Nyemerera izi saha ubagirire imbabazi z'imitima z'ibyaha bakoreye kandi ugirire neza imbabazi aba barwaye indwara zidakira babafashwe na kanseri y'inkondo y'umura na kanseri y'amabere babarwaye ama infection aba bavuze amadiyabete aba barwaye imfunitanya aba barwaye n'izidakira aba hari byinshi byatuma utagendana n'Imana, hari byinshi byatuma wiva. Ariko muri kano kanya Imana ifitanye nawe urubanza kandi irashaka kuwihana ukagaruka mu nzira zayo, ukagenda wihanganye ugakomera mu rugendo. Kristo nawe ibigeragezo byose yabiciyemo ndetse n'iziciye no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ariko nta kindi cyamukomeje n'ibyo yasingiraga hejuru, ibyo yasingiraga imbere ye byari bifite agaciro cyane kuruta ibyari kunyuramo. Nawe Imana yagushoboza ikaguhereza izo mbaraga ziguha kureba ibiri imbere cyane, zituma wibagirwa kureba ibiri inyuma. Reka rero uyikomezeho kandi nzi neza ko izakugirira neza. Reka muri kano kanya Imana izana imbaraga zo kwiguma, zo kongera kwiyungana, kuko Imana ntizahora iruhanyura n'abantu. Ni iminsi y'inyendezo turimo, ni iminsi y'inyendezo turimo, nawe wayikiranukira umuntu ubana nawe muntu wahamuka ntibabana nawe ndakwinginze izi mbaraga zibuza abantu gukomerera mu gihugu niba ari mu bindi bidahesheje Imana icyubahiro imbaraga zo gukomera wambeka abapfakazi imbaraga zo gukomera waravuze gusabarengera abafite kutubakirwa uzabubakira batagira ababubakira bagira ko uzabaha amazi meza bakanywa warabikoze nta kintu bakoze bagira ko uzabahahira aho abana babo bari kubahahira warabikoze nta kintu bakoze ubabwira ko ntawe uzabasaba ntawe bazasaba ahubwo bazabasaba ibyo warabikoze ntibazagurizwa ahubwo bazagurwa ibyo abari bafite ibibazo bitandukanye nyagora kuma bituma bakuvaho byatumye bakuvaho bongere bagaruke mu nzira zawe. Tukwikomejeho kandi nyagora ku ngoma turagusabye ngo tubabarire mu izina rya Yesu Kristo, wongere usubize imbaraga mu mitima yacu ugendane natwe mwami. Amen.